nyuma y'uko indirimbo Pom Pom ya Bruce Melody yakoranye na Diamond Platnumz ndetse na Joe Brown, ibyinshi bikomeje kuvugwa, ni byinshi Bruce Melody yatangaje kubera ko indirimbo ikomeje gukundwa hirya no hino ku mbuga ikomeje kuyobora, yaba mu Rwanda ndetse no ku bindi bihugu bitandukanye bya muri Afurika. Umuhanzi rero Yemi Alade yandikiye Bruce Melody amusaba ko bakorana indirimbo. Ibindi byinshi rero kuri Bruce Melody tugiye kubiganiraho, by'umwihariko kuri uyu mushinga wo gukorana na Yemi Alade kubera indirimbo Pom Pom yakoranye na Bruce Melody. Reka nze tubiganireho. Kindi Abu Dhabi, iyi ni Habineza TV. Kora subscribe, ufungure inzogera kugira ngo ibiganiro byacu byose bizajye bigucika. Byo muri comment utwandikire igitekerezo cyawe, reka turebere hamwe uko bimeze. Ese Bruce Melody yabitangaje agendeye kuki? Uyu muhanzi w'umukobwa ukunzwe cyane uzwi ku izina rya Yemi Alade yandikiye Bruce Melody. Bruce Melody yahishuye ko Yemi Alade yamusabye ko bakorana indirimbo nyuma y'uko iyo yakoranye na Diamond Platnumz na Joe Brown Joe imaze kujya hanze yitwa Pom Pom, bikagaragara ko ikomeje gukundwa. Bigarutse mu kiganiro yagiranye na televiziyo Rwanda, ahamya ko nyuma y'uko asohoye indirimbo Pom Pom yakoranye na Diamond Platnumz na Brown Joe, yabonye ubutumwa bwa Yemi Alade amusaba ko bakorana indirimbo. Yagize ati, umuziki ngufata nka zahabu y'u Rwanda, icyo dufite cyo gucuruza. Niba uyu munsi umuhanzi nka Yemi Alade nyuma y'uko sohoye Pom Pom yicara akanyohereza indirimbo ze ngo mpitemo iyo nshobora kuririmbamo, bigaragaza ko umuziki utanga icyizere. Yamuhaye indirimbo rero ngo ahitemo ayo agomba kuririmbamo. Bruce Melody nawe ubwo amahitamo na yiwe. Reka ngushimire ko twabanye, andika comment tubwire ibyo wifuza ko twakora mu minsi iri imbere. Iyi ni Habineza TV, home of news for happiness. Jye nari Abu Dhabi.